Saida. Uyu mama yari mama wanjye wa kabiri. Yaramaze imyaka 4 andera guhera 2021. Andera atari uko ntafite umubyeyi, ahubwo Andera amufite, ariko nawe ambera umubyeyi wa kabiri. Ibuka umunsi wa mbere najyanye na Eriteye mu rugo, tumaze kurya ari nko kumama, nijoro ntitwagaruka, arampamagara arambwira ko tutaje kurya. Tubura ibyo tumubwira kubera ko twari twagumye ntitwaje kurya, ariko mu gitondo aza kudukomangira aho twaraga. Dutinya kujya kumufungurira, ariko aratubwira ngo arimo kutwumva. Yaraje azanye n'agatete karimo ibiryo, aratubwira ntabwo yigeze asinzira kubera ko atazi ko twariye. Nibaza impamvu bwa mbere duhuye nta n'umunsi urashira, ariko abona mpangayikeye bingana gutyo. Ariko ibyo ni birebire, ariko niwumva umubyeyi yari igisobanuro cy'umubyeyi. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko mu rugo twicaraga ari njye nawe na Eriteye ndetse na murumuna wacu Karebu. Aho twari dutuye twari twarimukiye Mugera, akatubwira ngo dufite inzu nini kandi dukwiriye, ariko azishima ari kubona ari kumwe n'abakazana be. Agiye rero tutarabimwereka, ariko tuzabikora, kandi n'ibirenze ibyo ngibyo tuzabikora. Ubu nani ku itariki ya mbere nibwo yabyutse mu gitondo hakiri kare, twe tutari twabyuka, ko yaratubwiye ngo tube turetse kuryama ngo saa sita zigere adusengere. Amaze kudusengera turaryama, mu gitondo tutarakanguka aza kutwifuriza umwaka mushya, ahita agenda gusenga. Tukiryamye rero baza kutubwira ngo umubyeyi wacu yavunitse, tujya kumureba, duhita tumujyana kwa muganga. Yari ageze ahantu uburwayi bwe bw'imvune busa nkaho bumaze koroha, kugeza aho yarwaye amanjine ku wa mbere. Tukava mu kazi akatubwira ari kumva ari kubabara mu muhogo. Ariko nubwo yabaga ari kuribwa, twageraga mu nzu tutaragera mu cyumba. Mbere y'uko tujya mu cyumba cyacu akatubwira ngo tubanze duce mu cyumba cye, akaba ngo abanza arebe uko twiriwe, akabanza akatuganiriza turi guseka. Twageze hano kwa muganga kuko twabonye amanjine nyine akomeje kuremera. Tugeze kwa muganga ku isabato, nuko kuwa gatanu nimugoroba nijoro nibwo yaduhamagaye nka saa 9 za nijoro, aratubwira ngo tuze mu cyumba cye. Ariko uko biri kose twari ukudusezerana ko tutabimenye, ariko twaraje aratubwira ngo tumuhereze igikoma, tumuha n'imbuto, ariko ntabwo yigeze abirya. Twageze kwa muganga rero, muganga ahita ambaza, yari agiye kuzana ibyangombwa bye, ahita ambaza ngo mbese asanzwe arwara, afite ikibazo cy'isukari.
baramubwiye yari agifite ariko cyarakize yarongera agabanuka. Umunsi rero ako kanya twari tugendarana njye na Erikiye tumufashe, ariko menya bwari ubwanwa twari tumufashe ari muzima, ariko dufite icyizere yuko ahari azakomeza no kudusengera, kubera ko nagaje mbwira mama mubyara mu nda nkamuhamagara nkamubwira ngo ntabwo nkiriwe namaze kubona umubyeyi ukiri mutoya, kubera ko yagaje ahamagara mama akamubwira ngo yamaze kuntwara. Niyo najyaga mu rugo igisagara nkamarayo umunsi umwe, yampamagaraga inshuro zirenze 10 ngo nintahe. Twajyaga i Kigali tutaramara n'amasaha 2 akaduhamagara ngo yadukumbuye, kandi twavaga mu rugo atubwiye ngo nidusime ngo tumubwire isaha tuzagarukira. Iyo twasinyaga iminsi myinshi ntabwo yabyemeraga, aratubwiraga ngo yaba yadukumbuye cyane. Ni umubyeyi ufite igisobanuro gihambaye, ariko nubwo ibyo yashakaga byose tutabikoze, ariko tuzabikora, kandi tuzi neza ko ahari azaba ari kutureba ari no kutwumva. Murakoze, ndabashimiye cyane.